Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twongere tubasuze kandi tubibutsa gukanda subscribe aho utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu, dore yuko tuba tubagezaho imitungo itimukanwa igezweho igurishwa cyangwa se ikodeshwa, nta handi wabisanga ni muri Nzuri Business Group Limited. Ari nako kandi dushobora kububakira amazu meza cyane nk'ayo tugenda tubereka cyangwa se meza kurushaho. Ntabwo ari ibyo gusa kandi tubasha no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa mu byo twise property management. Ni muri urwo rwego rero turi kubereka inzu nziza y'akataraboneka ya kadastre ikiri nshyashya. Ni inzu nziza yo guturwamo ya kadastre ikiri nshyashya, iri ahantu heza cyane hafi cyane ya kaburimbo. Ngira ngo ni nk'inzu ya gatatu uvuye kuri kaburimbo nini. Iyi nzu rero akaba ari inzu iri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ahazwi nka Norvège. Ni quartier ikunzwe cyane muri Nyarugenge, quartier nziza irimo amazu meza mashyashya kandi ajyanye n'igihe. Iyi nzu rero ikaba ari inzu ifite ibyumba 4 byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3 nziza nini zigezweho, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine moderne, ikagira kandi na stock. Iyi nzu rero ikaba ari inzu y'agatangaza yubakishijwe amatafari ahiye yose ndetse ikagira parking nini na jardin bihagije, kubera ko nayo iri mu kibanza kinini mu by'ukuri ugereranyije n'ibibanza by'ubu ngubu cyangwa se n'ibibanza ubu ngubu byemewe. Iyi nzu ikaba iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 450. Urumva ko ari ikibanza kinini cyane rwose kirengeje mesure standard. Kikaba ari ikibanza rwose cyiza kandi iyi nzu ikagira na parking nkuko nabivuze ko ari ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger, cuisine na stock, parking na jardin. Ni nako ifite na annex. Annex no kuvuga ifite icyumba twavuga ko ari icy'umukozi, ikagira stock yo hanze, igikoni cyo hanze, douche na toilette byo hanze, ndetse kandi nkaba nabwiye yuko iri hafi ya kaburimbo. Ikaba ari inzu nziza rwose yo kwituriramo y'umuryango, ndetse twavuga yuko idahenze ugereranyije naho ibiciro by'ibintu ubu ngubu bigeze, byaba ibibanza cyangwa se ibikoresho byo kubaka. Tutabicishije amatsiko rero twabwira yuko iyi nzu igiciro cyayo ari $85,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. $85,000,000 kandi aganirwaho, négociable. 80 millions négociable. Ni $85,000,000 ziganirwaho. Wowe icyo usabwa nta kindi no gutera intambwe ukaza ugasura iyi nzu nziza, hanyuma wayikunda tukayinegosia, tukara yuko ugabanya, wowe ukavuga uti ngiye mfite aya, tukareba yuko rwose bitakunda. Iyi nzu rero wayikunze nta kundi nyine ni ukuduhamagara ukaza tukajya kuyikwereka. Nimero yacu iracyari yayindi, ni 07 82 48 67 97 cyangwa se 07 81 2 3 012 Si ibyo gusa rero, izo nimero zombi ushaka kuzihamagara cyangwa se ukazandikira kuri WhatsApp cyangwa se ubutumwa bugufi. Tuba turi tayari 24 hours tukagusubiza. Ari nako kandi ushaka kudusanga aho dukorera mu nyubako ya Centenary House hariya mu mujyi wa Kigali rwagati. Ushobora no kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook, Twitter cyangwa se X. Hose twitwa n'ubundi Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu.